Inshuti bakundwa, ndongera kubaramutsa. Imana muntu igumye kubagirira neza aho muri mu bihande bitandukanye by'isi. Ntabwo nje kugira ngo tugire ibyigwa kuko nibyo tumenyeranye, ahubwo nshatse kugira ngo gusa tuganire kuri magambo yadufasha gusobanukirwa neza n'ibihe tuba turimo, ubwo tuba twibaza tureba ibyo turi kubamo muri iki gihe. Eh, hari amagambo ashobora adufasha kureba iby'iyi minsi mikuru tuba turimo. Ubu aho ugeze hose, ubu ni mu minsi mikuru, ni noheri, ubwo ugasanga abenshi nyine turahamagarana cyangwa se turoherezanya ubutumwa, turifurizanya noheri nziza, ndetse tukumva ko undi ari ikintu rwose ubwo cyiza turi kubifuriza abandi. Nshatse kugira ngo mu bumenyi bukeya tuba dufite ibyo tugenda tubona, dufasha umwanya wo gucukumbura, hari ibyo tugenda twunguka, nkaba ari byo ngira ngo tufate umwanya wo kubitekerezaho, noneho tujye tumenya n'impamvu ibyo byose tuba tubikora. Ni uko muri igihe nk'iki turimo usanga abantu tumenyereye gukurikira gusa, ntabwo twivuna ngo dushake gusobanukirwa, ngo turebe ibintu aho bituruka, twibaza impamvu zabyo. Nkaba arizo mpamvu mbagira ngo buri wese ajye afata umwanya, mbese mu byo bifuza, cyangwa se numva nasaba buri wese gufata umwanya wo gusuzuma akareba niba ibyo ari gukurikira, ibyo yumva, mbese ibyo afata nk'aho ari ukuri, agafata umwanya wo kubisuzuma akamenya koko niba ari ukuri. Mbese ubwo mu yindi mvugo ni ukuvuga ngo niba ufashe inote, hindura ku rundi ruhande urebe ibyanditseho nabyo. Niba ufashe igiceri, ugomba kuba uzi ko gifite impande ebyiri, ku ruhande rumwe ukareba iyo ariho, ugomba kureba no ku rundi ruhande biriho. Nubwo bwose urwo rugero mbahaye bwo ntabwo rwaba ruri kujyana kuri kwerekeza neza, kuko bivuga no guseka icyo ushatse kugaragaza aho, nuko ku mpande ebyiri hari ibintu biba biriho. Ariko mu byacu tumenyereye byo gusobanukirwa n'imibereho yo muri iyi si, cyangwa se n'uburyo ibintu by'Imana biri n'ibya Satani, ni ukuvuga ngo hari ibihande bibiri, haba icyiza n'ikibi. Icyo twita ikibi ni ukuvuga ngo kiva kwa Sekibi, kuko kwa Sekibi bakavuga ko ari Satani. None icyiza ni ukuvuga ngo nibyo Imana yashyize muri gahunda yayo, ikaba ari nayo mugenga wa byose, kandi ikaba ari nayo nanone twahaye uburinzi bw'ibyacu byose. Ubwo abubaha Imana bose bakaba bagomba kuvuga bati, twebwe ibyo dukora cyangwa se ibyo twemera, ibyo tugendamo n'iby'Imana ituyoboramo. Ubwo ni ukuvuga ngo byaba bigiye gutandukana n'ibyo twe ubwacu twibwira, ibyo twumvise, cyangwa se ibyo abandi bakoze natwe ngo tuve ngo tugiye kubikora. Nizo mpamvu aha ngaha, ndetse mu mwuga hari ibintu benshi bakunze gukoresha bavuga ati ngo le revers du médaille. Ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu kiba tutarebye ariko kandi cyari ngombwa, ndetse wasanga nacyo gifite akamaro cyane kurusha ibindi byose. Ubwo reka dusome amagambo tubona mu umubwiriza igice cyaho igice cya mbere. Umubwiriza, muzi ko amagambo mu gitabo cy'umubwiriza cyanditswe na Salomo, umwami Salomo. Uwo mwami Imana yahaye ubwenge. Mwibuka ko yasabye Imana ati, Imana yaravuze ati nzaba icyo ushaka. Noneho aho kugira ngo asabe ubutunzi, yaravuze ati
nk'ubwenge nzashobore kuyobora ubu bwoko, nshobore gusohoza inshingano yo kuyobora ubu bwoko. Ngo Imana ibona ko yisaba ikintu cyiza, maze avuga ati nzaguha n'ubwenge n'ubwo n'ubukire nabwo nzabukugwiriza. Ariko niba batubwira ko nyine ngo Salomo rwose nawe yagize yagize byinshi ariko ntagira n'ubwenge. Amagambo rero dushaka kugira ngo turebeho, ntabwo ni amagambo angahe nshaka kugira ngo adufashe gusobanukirwa. Muri iki gice cya mbere uhereye ku murongo wa 14, icyakora washaka uhereye ku murongo wa 12 avuga ngo ubwenge nabwo nta kamaro. Ubwenge nabwo nta kamaro. Simbizi niba ariko tugenda twahita tubyemeza ko nta kamaro, ariko ubwo twabireba neza bitewe n'uburyo umuntu abifashe, ushobora gusanga nta kamaro koko bitewe n'icyo yarakuje kubyumva. Kuko aha hose Salomo ari kugenda abona ko ngo mwebonye ko ibintu byose abona ko ari ubusa. Ibi yabibonye bigeze ryari? Muri cya gihe cyo mu gihe cy'ubusaza bwe nibwo yashubije amaso inyuma arareba ati byose burya ni ubusa. Vanité de vanité, tout est vanité. Ibintu byose ni ubusa. Reka none ndagusaba byinshi mu muzasome byose. Reka simukira kuri uwo wa 14 kugira ngo abakisha kubabwira ngo tukibona. Nabonye ko imirimo yose ikorerwa munsi y'ijuru, kandi mbona byose ari ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umurongo wa 15, ibigoramye ntibigororwa, kandi ibyabuze ntibigaruka. Umurongo wa 16, nibigiye mu mutima wanjye, nibwiye mu mutima wanjye ndavuga nti dore niyunguye ubwenge bwinshi kurusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Ni ukuri umutima wanjye wabonye ubwenge bwinshi no kumenya. Umurongo wa 17, nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa. Namenye yuko nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Kuko ubwenge bwinshi mu impamvu byose bivuga ko nko kwiruka inyuma y'umuyaga, nabonye ko kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge yunguka n'umubabaro. Uwunguka ubwenge burya nawe yunguka n'umubabaro. Ni ukubona ko hari bitewe n'ibyo nari kuvuga, ntibitewe n'ibyo naho umuntu ujya umuntu abifashe ashobora kubona wenda birimo umubabaro cyangwa birimo ibyiza kuri we. Aho ushaka kugira ngo turyereze rero kuvuga ngo ibyo byose Salomo avuga ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga nta kamaro. Ni uko rimwe na rimwe hari igihe tufata igihe kinini cyane tukiruka ku bidafite umumaro, ibyatugira akamaro ngo tukabyirengagiza. Nuko rero reka simukire gato kuri icyo ushaka kubabwira. Ubu turi mu minsi mikuru ya Noheli, niko tubivuga. Iyo Noheli ntabwo tuzi aho yavuye, cyangwa se bamwe barabizi ariko ntabwo barabyirengagiza, bakuma nta gaciro babihaye. Ariko umubare munini ni abakurikira gusa, kubera ko bakiri abana batoya basanze ari uko bimeze, barakura nabo bagira abana nabo babigishwa ibyo ababyeyi babo babigishije, gutyo uruhererekane ruza gutyo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ntabwo tugomba nta n'impamvu zabyo. Ariko icyo tugomba kubona ni uko ibyo bintu byaba bimeze bityo, nta na kimwe kiba cyaje kidafite impamvu yacyo. Ntabwo nagaruka ku byo nigeze kubereka, urumva najya nkunda byagezaga mu minsi muri iyi minsi mikuru nkabahereza nk'utudokima twerekana y'ukuntu Noheli ivuje mu bintu bya gipagani.
kuko byari ibintu byaturutse ku gihe cya Nimurodi. Nimurodi wa wundi wa nyuma y'umwuzure, nawe wabaye no kwigomeka ku Mana. Ubwo Imana yabaga ivuga ati mukwire isi mugwire kandi mukwire isi. Nimurodi we nakifatira gahunda ati genda ubaka umubere umunara w'ibaberi, twihamira hano iby'Imana ivuga ngo itazongera kuturimbuza amazi, ndetse turubaka umunara tuzamuke maze turebe uko izabigenza. Ni ukuvuga ngo muri uko kwigomeka Imana, kwigomeka ku Mana, nta cyiza kindi cyari kiri kuva cyagomba kuva ngo kwa Nimurodi, kuko ubwo intekerezo zindi zose nizabaga ziri kuva mu mitekerereze iba kuri Satani. Noneho rero ngira ngo turebe niba ibyo byose aho byaturutse icyo gihe bikagerwa no bigumya bikaba uruhererekane mu byo bya gipagani, bikagera ubwo biza tukagera ubwo byinjira mu itorero mu myaka ya 300, ubwo uriya mwami Constante yaregoye gufata ibintu bya gipagani byose akabyishyira akihuza iyo torero ry'i Roma ryo ryagira ngo ryihurire n'ubutegetsi, naryo rishaka ubutegetsi rikomere, rikavuga ati ntacyo ibyangombwa kugira ngo byose duhurije hamwe tugakora ibintu hamwe, tugahuza byaba nta kibazo, nta kibazo twabyemera tukabana gutyo. Ibyo binyoma byose byinjiye mu itorero. Bimaze kwinjira mu itorero, icyo kigirwamana cyabo basengaga bagihaye umwanya hehe? Bagihaye umwanya mu itorero. Bamaze kugira umwanya mu itorero, abantu noneho ubwo birakomeje bibaye uruhererekane. Ntabwo abantu bashatse kwibaza ngo ni ibiki. Aho ngaho rero niho ngira ngo twongere turebe bya bihande bibiri nababwiraga, tugomba kureba igihande kimwe twongera tukareba n'ikindi. Ni ukuvuga ngo iyo tuba turi gukurikira ibintu by'Imana, koko turi abantu bari mu nzira y'Imana, twagombye kuvuga ngo ibi ngibi byazanywe n'abapagani, nta muntu nagombye kubyifuriza nawe mu bantu ntawe nakwifuriza umugisha w'ibyo, kubera ko ntabwo byahinduye icyo kigirwamana cyari kimaze. Satani nyiri kubikora ikigirwamana cyabo barabakoreshaga icyo gihe, bakaba baragihindura bakacyambika ibya gikristo, ntacyo byahinduye n'uburyo cyabonye kuba ikigirwamana. Aho ni ukuvuga ngo uyu munsi niba nambaye ishati gutya, ejo nkazaza nambaye kositimu, ejo bundi nkagaruka nambaye noneho n'ibikote bindi, ndetse bundi nkazaza nambaye imyenda yindi niyo yaba ari igisirikare cyangwa iyo ari iy'ubutegetsi runaka nkayambara, ntacyo biba byahinduye kuri njyewe. Iyo ni ishusho gusa byatanze, ariko njyewe ubwanjye ubwo wundi we ni wowe imbere, ntabwo ari yabyenda. Gufata ikirura ukacyishyiraho uruhu rw'intama kikaba ikirura. Aho rero abantu twagombye kubeshywa, noneho abo ngabo bagombye kuvuga ngo bagombye kuba guhagarara mu byera by'Imana. Ubwo ndavuga bavuga bigisha, ari abapasitori, ari abapadiri, noneho bo bagumye bagize bate, bagumye kugarura abantu bose bagiye kubabeshya kuri icyo kintu cy'ishusho y'inyuma, ariko ukuri nyako kw'ibyo bari gukora ubwo barabashanze kuri bandi hano ntabwo babivuze, ntabwo babibwiye n'abizera, ngo abizera bihitiremo. Noneho tukongera tukibaza tuti ariko urabona ibi byaba biri mu myaka 300, iyaba nibura byarahamye uko byari biri, ibyo binyoma byakorwaga, ibyo bya gipagani bibasegaga bigirwamana bya gipagani, iyo bagumya koko bakabireka ko biri bakagumya bagasenga ibya bya gipagani, ariko n'abantu nabo bahimana nabo bagakomeza mu byabo, ubu ngubu ibintu byagomba kuba byararushaho kuba byiza. Ntabwo byagombye kuba icyo urwo rudubi turimo rw'urujijo, ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu yagombye kuba avuga ati
narebye koko iki ngiki nicyo gikwiriye. Niba uhisemo kujya kuri ibyo bigirwamana, niba ari ibyo gusenga ibyo n'ibyo ari byo uhisemo ukajyayo. Niba nawe uvuze ati ngirange ndimo kubaha Imana, ukajya kubaha Imana. Ibyo bintu byagombaga kuba byarabaye ikintu cyiza cyane, kuko byagombaga kuba byarashyizeho, byaragaragaye kuri buri wese, umuntu akihitiramo akihitiramo. Ariko none ubu ngubu byagize ute? Byose ni urudubi. Nizo mpamvu ujya usanga bavuga ngo twese turi abana b'Imana, uko waba uri kose uri umwana w'Imana. Ngicyo umuntu utegwa Satani ukomeye. Nuko rero ibyo nshaka kugira ngo rwose ndagira ngo bamwe mbone umwanya wo kubiseguraho, ntimukajye mubyibazaho byinshi cyane. Njye ntabwo mba numva bindemere kuba navuga ngo ndakwifuriza Noheli. Ntabwo nakwifuriza Noheli pe, ntabwo nakwifuriza ikintu, ibyo bintu nk'ibyo ngibyo nzi aho cyaturutse, nzi n'impamvu zacyo. Abandi bo mushaka mubikora kubera mutabisobanukiwe, kubera ko mwatafashe umwanya wo kubicukumbura. Ariko igihe cyose umaze kubicukumbura ukamenya ko ari uko biri, ntabwo wagombye kugira ngo noneho bitize n'umurindi ku bandi, noneho abandi nabo bigumye bakora ikintu uko ngo batakizi. Ahubwo icyo tuba tugahamagarira twebwe ni ukuvuga ngo ni icyo kubafasha gusobanukirwa n'ibyo bintu, kuko bakamenya ko abubaha Imana bafite uruhande rwabo, kandi bagomba kumenya guharanira ibyera, kuko ibyo Satani yazanye bakabyakiza amaboko yombi, bakabisigasa, ndetse bakabeshya abantu ngo niko kuvuka k'umwami wacu Yesu. Ntabwo ibyo ari ukuri, ahubwo byavuye muri ibyo bya gipagani. Ababizanye nuko bari bafite impamvu zabyo, kandi izo mpamvu ntandi zituruka n'uwo nyirabyo Satani ugiye kubizana, niwe ugiye gutera ingorane. Nuko rero ne kugumya kwemerera ibyo babashuka, abo babizana bakabishyira mu itorero, bakababwira ngo ni umunsi wo kwibuka umwami wacu. Oya, ntabwo byari byo, ahubwo bifite ikindi biri kuganishaho. Kuko icyo tubona itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa, ntabwo ibyo bintu byari biriho. Kristo mbese kuki mbese ubwo Kristo atasize anabigishije intumwa ze, nibura ngo ku gihe cyo kuvuka kwe cyagishyire, niyo byari ngombwa. Kuki byagiye kurindira iyo myaka ya 300 ari naho twabonye ko ari nabwo isabato bayihinduye, bagafata isabato umunsi wa 7, bakavuga bati, bagahita bafata umunsi wa mbere ari wowe none w'ikigirwamana cyabo cy'izuba, Sunday, umunsi w'ikigirwamana cyabo cy'izuba, bagahita baho umwanya. Kuki bategereje icyo gihe? Niba byari ibintu koko byari umugambi w'Imana. Ubwo rero ntabwo ari ibyigwa nakibona gukora, ntabwo ari ikigo tugiye gukora. Nagira ngo gusa twumve yuko hari ibintu bimwe tuba dukeneye kugira ngo ubwacu dukeneye kujya buri cyose tureba urundi ruhande. Ntabwo ari uko abantu ari benshi, ngo ni uko benshi bemeje ibi ngibi, ni uko benshi bagiye aha ngaha ngo nanjye ngomba kujyayo. Oya, wowe reba uvuga uti urundi nabirebye nabisuzumye, reka ndebe urundi ruhande nabwo mbirebe, burya noneho koko dore ibikwiriye ngibi. Iri jambo ry'Imana tubwira ngo nituve icyo Imana dushakaho, muri Mika umurongo ntabwo mise mwibuka neza ko muri Mika, ngo icyo Imana dushakaho ngo nuko tuva mu bidatunganye. Ibidatunganye rero ni ibyo byose. Ntabwo kwishima atari ibyo byaba, kandi nabwo byakorwa n'ubundi buryo bwinshi, byakorwa n'igihe gitandukanye. Ariko ntabwo mwagombye kugira ngo noneho mufate uwo munsi w'igihe kigirwamana ngo noneho mugiye gukora iyo minsi mikuru mushatse kwishimira. Kuko ubundi ikintu cyagombye gukorwa ni ukuvuga ngo uri umuhinzi, warahinze, urejeje, urasaruye, kuko ushobora gutumira abantu kuba ati muze twishime, dore twishime. Ariko none ibyishimo turabikesha nde? Turabikesha Umuremyi wacu, ndetse n'ahandi bamwe bagizana n'ituro ryo gushima, kuko bashime Umuremyi wabo ibyo yabakoreye, ubwo butunzi yabahaye.
ni ukuvuga ngo niba ntanze urugero rw'umuhinzi n'undi wese icyo yaba akora cyose ashobora kuvuga ngo ni igihe cyo gusarura n'igihe cy'isarura. Ariko ibyo by'iminsi mikuru ya yindi dusanga yaragiye izanwa na ba bandi n'ubundi baba baragiye basahura bafata n'utwo tw'abakene bakadutwara bakatugira utwabo, ugasanga iwabo byose byose iyo mitungo barayifite barayikwije, barangiza ugasanga barahora bahimba iminsi yo kwirirwa barya banywa ngo kugira ngo noneho barusheho kumva banezerewe, birengagiza wa wundi wagiye wabazaniye ayo mahoro batse. Mbese iyo minsi mikuru kandi abantu bameze bityo, icyo twagiye tubona nuko iyo minsi mikuru niho wasangaga babaga bafite n'umugambi wo kugira ute niho abana b'Imana benshi bagiye, abana b'Imana wasangaga n'ubundi bicwa ryari muri iyo minsi mikuru. Iminsi mikuru ntabwo ari ukuvuga ko kutawushyiraho watayishaka, ugire mukuru uzi n'impamvu zawo, wumve noneho ugira utekereza uvuga ati mbese koko Imana n'ibihewemo icyubahiro. Niba ubona Imana ibiherewemo icyubahiro byaba ari byiza, ariko kugira ngo noneho bitware intekerezo abo bise, abo bantu b'isi batwara abantu intekerezo zo kuvuga ngo birirwe mu minsi mikuru, mu minsi mikuru bagutware n'utwa wari ufite dukeya, utwo duke wari ufite kandi ufite kuba dukoresha no mu kindi kintu cyagira akamaro, cyakugira akamaro cyangwa kikagira n'akamaro n'abandi, ariko none ugasanga ngo tunezerwe gusa. Oya, ntabwo ibyo bikwiriye. Abana b'Imana dusabwa kugira ngo tugire ubundi buryo tubyitwaramo, cyane cyane nk'ibyo twabyo gukora cyane n'uko utwo dukeya wadufashisha abo bandi bafite abantu muri kumwe naho hafi bafite n'ibibazo. Ikindi washobora kuba wakora ni uko hari ibintu nawe ukeneye, tuvuge nka usanga nk'ubu bamwe bavuga ati mwashatse k'igitabo iki n'iki ko cyabagirira akamaro, ugasanga oya nta mafaranga mfite, ariko se ko noneho kwiya kubona yo ukoresha mu bindi nk'ibyo ngibyo bipfuye bitafite icyo bimaze. Iby'isi byose biba bizarangirana nayo, ahubwo twebwe dushake ngo iby'ijuru tuhora twibuka yuko hari ikuzimu tugomba kwirinda, kandi hari n'ijoro tugomba guharanira. Ntabwo nkora ikintu kubera ko abandi bagikoze, ngomba gukora ikintu namaze kugira gute nagisuzumye. Nibuke umugabo, hari umugabo bajya twakunda kwigana akatubwira ati hitamo imaripfa. Hitamo imaripfa ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri ngibi wahisemo, cyangwa ni byinshi ngibi, wowe hitamo, wowe ufate iki ati iki nicyo cyanjye, ati niki mpisemo. Niba uhisemo kujya kuramya ibyo bigirwamana by'izuba, by'ibyo bigirwamana biva kwa Satani, muri abapagani, jyayo kandi ujye uzi impamvu wabihisemo. Atari ukuvuga ngo ngiyeyo aho kugira ngo bakubeshye ngo ni Kristo, ngo turi kuzuka kwa Kristo, ngo ni ukuvuka kwa Kristo. Oya, bikubiye kukubeshya ntibakubwira bati ni iby'ikigirwamana, ati noneho kandi narabikoze. Uhitemo. Urujijo niruveho, nidufashe bandi bose kuva muri urwo rujijo. Ndabasaba ngo kirusheho kujya mbere no kunguka iby'ubwenge, ubundi naho kugira ngo musobanukirwe ku byo byavuye mu gipagani. Mugiye kuri internet ibyo bintu abantu benshi bajya babivugaho kandi banabisobanura, kandi nawe ushaka buri wese ashake igikora ubushakashatsi ku giti cye. Hari n'ibyo nagize kujya mbaha n'abandi babifite bagiye babitanga. Ubwo niyo wajya kuri internet wareka uzabona, urabonaho ibintu byinshi cyane, urabona impamvu zabyo. Mwetwe kugenda rero ngo n'akamenyero ngo niko byari biri kera. Oya, ahubwo twebwe turebe ibikwiriye mwana w'umuntu ikimana gushakaho uva mu bidatunganye. Wishyigikira imigambi ya Satani, ahubwo reba aho icyerekezo Imana iduha. Ndabibasabira kandi nanjye mujye murushaho kumusabira, turusheho gushyigikirana, twizirikane amagambo ari mu Baroma igice cya 15, ngo buri wese abere mu gice cya 15 umurongo wa 2, ngo buri wese abere mugenzi we inyunganizi. Tuzirikane n'amagambo ya Salomo atwereka ko ibyo byose nta kamaro, ni iby'akanya gatoya, aho cyangwa twunguka iby'ubwenge bw'ijuru. Nibyo murabasabira muri iki bihe rwose. Nongere mbisegureho, ntabwo ntimutekereze ko hari ikibazo kindi, ariko biba bindemere kugira ngo mbe nakohereza ubutumwa nkubwira nti
ndakwifuriza noheli nziza, ndakwifuriza kugira ibihe byiza, ariko ko ntabwo nakujyana ku bya noheli, ntabwo nabikujyana rwose. Ubwo ahasigaye murusheho kunguka iby'ijuru kandi murebe icyerekezo nyacyo, naho ubutaha mugire ibihe byiza.